perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabwiye abari bateraniye mu nama Global Gateway Forum itegurwa n'umuryango umwe w'Uburayi ko yiteguye guhura na perezida w'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo baganire ku nzira yo kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Plus particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pays avec lesquels nous avions des tensions, pour vous proposer de travailler ensemble. By'umwihariko Uganda n'u Rwanda ibihugu twari dufitanye ibibazo kugira ngo mbasabe ko twakorera hamwe abaturage bacu bagasabana dushyira imbere iterambere n'imibereho myiza yabo. Nta na rimwe nigeze ngaragaza ku mugaragaro umugambi wo kuba natera u Rwanda cyangwa se Uganda ndetse n'ikindi gihugu mu bihugu 9 duhana imbibi. Mu bihe turimo ni twebwe twenyine babiri dushobora guhagarika iyi ntambara. Mbivuze ntanga umugabo kuri Joao Lourenço, perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, nshimira cyane uruhare rwihariye yagize mu gushaka kurangiza iki kibazo kandi rwari rugeze aho yaragiye kukirangiza burundu. Gusa rero nta mpamvu igaragara kuko ntayo nigeze menya kugeza ubu. Mwahisemo kutaza mu nama kandi twari tumaze kugera ku kigero cya 98 kugira ngo tugere ku mahoro arambye, ariko ntarirarenga. Niyo mpamvu ntanze umugabo ku bateraniye muri iyi nama, bityo n'isi yose ikazambera umugabo ngusaba bwana perezida ko duhana amahoro y'intwari. C'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter. Ibyo bisaba ko mutanga itegeko ingabo za M23 zishyigikiwe n'igihugu cyanyu kugira ngo zihagarike iyi ntambara imaze guhitana abantu batagira ingano. Tubabarira muri za miliyoni bishwe muri iyi myaka yashize. Amateka azabitubaza. Igihe kirageze kugira ngo intambara irangire tukibanda ku mahoro n'iterambere. Ndashimira Perezida Cyril Ramaphosa wadutabaye ntazuyaze akohereza ingabo. Bamwe muri bo batabarutse gitwari bari ku rugamba. Ibyo bikaba bituma duhora dushimira igihugu cya Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu by'inshuti. Tanzania na Malawi nabyo byohereje ingabo, ariko ndibwira rwose ko Afurika idakeneye intambara bwana Paul Kagame, kandi twashobora kuyihagarika. Dukeneye kugira ubutwari bwo kurebana mu maso tukabwirana ikitagenda kandi tugafata ibyemezo bibereye abaturage bacu. Niyo mpamvu ijambo nari nateguye ngamije gusaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano mpisemo kuba ndisubitse ntegereje birumvikana kumva icyo Perezida Kagame ari bunsubize, kubera ko muri iki cyumba cy'inama nabonyemo intumwa ya Perezida Donald Trump. Nshimira cyane uruhare akomeje kugira mu kurangiza ikibazo kibangamiye igihugu cyanjye muri we, kandi ndashimira inshuti zacu zo muri Katari kimwe na Perezida Joao Lourenço ukomeje kutuba hafi. Iyi mpuruza iragaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari gashoza ntambara. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashaka amahoro nyayo azaherekezwa n'umutekano, bikaba umusemburo w'iterambere ry'akarere. Mfata nk'agace gahebuje mu bwiza ku isi, ndavuga akarere k'ibiyaga bigari. Ndizera ko iyi mpuruza igera kuri Perezida Kagame kandi mwijeje ko niteguye guhura nawe kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. L'une des plus belles régions du monde, c'est-à-dire cette région des Grands Lacs. J'espère que cet appel sera entendu par le président Kagame et je lui dis ma disponibilité à discuter de cette situation.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe wari muri iyo nama yafashe ijambo ryibanze ku bufatanye hagati y'ibihugu byo mu majyaruguru y'isi n'ibyo mu majyepfo. Yasabye abayobozi b'isi gushyigikira uburyo bushya bw'ubufatanye hagati ya Afurika n'Uburayi, asaba ko ubwo bufatanye bushingira ku budasumbana, gusangira akabisi n'agahiye, mu gihe impinduka z'ubukungu n'ubukoloni bushya ku isi ziri guhindura uburyo busanzwe bwo gukorana mu rwego mpuzamahanga. Yaragize ati, We are here to discuss partnerships. However, the term seems to mean different things. Turi hano kugira ngo tuganire ku bufatanyabikorwa, ariko birasa nkaho iri jambo rifite igisobanuro gitandukanye ku barikoresha. Kuri bamwe risobanura gutanga amategeko, abandi bakaba bandiyo bwana. Ubufatanye nyabwo ntibutera umuntu kuba umugaragu, ahubwo butanga agaciro. Yibukije ko ubunararibonye bwa Afurika bwerekanye ko ubufatanye bushingiye ku byo gusaba byinshi cyangwa ku ruhande rumwe budashobora kugera ku mpinduka zifatika. Muri iryo jambo rye ntacyo yashubije Perezida Tshisekedi wari utegereje, ahubwo yakoresheje urubuga rwe rwa X aragira ati, umuntu wakumva ingunguru irimo ubusa ibomborekana akabifata nabi niwe waba afite ikibazo. Ibyiza ni ukuyihorera ikavuga cyangwa se ukayibisa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabwiye radio Agasaro Kaburaga ko ibyo Perezida Tshisekedi yavugaga biteye isoni. Ati, birababaje kubona umukuru w'igihugu afata urubuga rugenewe ubutwererane hagati y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Afurika akawukoresha kugira ngo akore ikinamico sinema ya politiki. Murakoze kunyakira. None mwakiriye mute ijambo rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wifuza guhura na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo barebere hamwe uko barangiza intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Urakoze. Biriya nta kindi usibye ikinamico rya politiki rigayitse, kubera ko mbere na mbere ejo twari mu nama ijyanye n'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe na Afurika ndetse n'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu cyo bise Global Gateway Forum. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe yari yavuze avuga iby'ubwo bufatanye, avuga n'imishinga umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe uteramo inkunga. Ariko Perezida Tshisekedi yafashe ijambo abanza kuvuga ngo ibyo yari yatekanyije kuvuga ngo byo gufatira ibihano Rwanda no kudushinja bya bindi asanzwe adushinja, ariko ngo yahisemo kutabivuga. Noneho avuga ko ngo ahaye ikiganza Perezida Kagame ngo ikibazo bagikemure. Aho ngaho impamvu byita ikinamico ni uko Perezida Tshisekedi azi neza ko u Rwanda rwatanze icyo kiganza ku buryo imishyikirano yanabaye kugeza aho ku itariki ya 27 Kamena twasinye amasezerano y'amahoro ya Washington. Iyo ntera yo gutanga ikiganza yararangiye. Ikigomba gukorwa ubu ngubu nubira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Aho ngaho rero akaba ariho hari ikibazo kigaragaza ubushake buke bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubushake buke bwa Perezida Tshisekedi mu gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Perezida Tshisekedi yavuze ko nta na rimwe yigeze agaragaza ku mugaragaro umugambi wo kuba yatera u Rwanda cyangwa se Uganda ndetse n'ikindi gihugu mu bihugu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko mwebwe muhamya ko igihe Goma yafatwaga habonetse intwaro za rutura zari zarashyizwe ku ruhembe zigambiriye kugamburuza u Rwanda. Ibyo byo mwabyakiriye mute? Nyine ibyo yavuze birumvikana ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Hari ibyo wari uvuze by'intwaro zagaragaye Goma ifatwa, intwaro za rutura zagaragazaga ko Perezida Tshisekedi yari afite umugambi wo gutera u Rwanda. Ariko sibye n'ibyo, hari n'imvugo Perezida Tshisekedi yivugiye ubwe avuga ko ashobora gutera ibisasu i Kigali adakojeje n'ingabo ze ku butaka bw'u Rwanda, ko ashobora guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo akabivuga rwose muri mitingi za politiki, akabivuga ku maradiyo muri Kongo.
ndetse no mu bikorwa akaba afatanya n'uyu mutwe wa genocidaire wa FDLR ufite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda, akaba yarazanye abacanshuro bo muri Romania, muribuka ukuntu batashye, none ubu yazanye abandi bo muri Colombia, tutavuze ingabo z'abarundi nazo zikiri ku butaka bwa Congo, hakaba ndetse na uyu mutwe wa Wazalendo urangwa n'imvugo z'urwango ndetse no guhotera abanyamurenge n'abandi banyekongo b'abatutsi. Ibyo byose bigaragaza umugambi wa Perezida Tshisekedi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kuko hari ibyo yivugiramo we mu mvugo, kuri radiyo, muri mitingi, hari ibikorwa, hari ubufatanye agirana na FDLR, hari abacanshuro. Murumva ko ibikorwa bye byonyine bimunyomoza ku magambo yavuze ejo. Ariko se kuba noneho ageze igihe avuga ati ni jyewe nawe perezida w'u Rwanda Paul Kagame dushobora guhagarika iyi ntambara, mwebwe nk'u Rwanda mufata mute icyo gitekerezo cye? Ntabwo ari Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame bafite ububasha bwo guhagarika iyi ntambara, ni Perezida Tshisekedi ubwe we wenyine ufite ububasha bwo guhagarika iyi ntambara, kuko twasinye amasezerano, twahize umukono ku masezerano ya Washington. Ariko nk'uko nabikubwiye, Perezida Tshisekedi aracyakoresha intwaro rutura, izi indege z'intambara, utu tudege twitwara, gutera ibisasu ku birindiro bya AFC M23 binyuranyije n'agahenge kashyizweho umukono, gutera ibisasu mu midugudu y'abanyamurenge. Ibyo byose ni Perezida Tshisekedi ubikora, tutavuze nyine n'abo bacanshuro bandi baje, ndetse n'imvugo z'urwango n'ibindi bigikomeza. Ndetse mwanabonye ko no mu masezerano nako no mu biganiro bya Washington byo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro, ejo bundi ku itariki ya 3 kwakira delegation y'u Rwanda, delegation ya Congo bumvikanye kuri iriya nyandiko y'ubufatanye mu by'ubukungu, mu Cyongereza ni Regional Economic Integration Framework, bikanaho ingingo ku yindi, ndetse bemeranywa kuyishyiraho umukono, mu Kifaransa bita parafe. Ariko Perezida Tshisekedi atanga amabwiriza ko ko delegation ya Congo idashyira umukono kuri ayo masezerano. None se umuntu araza i Buruseli akavuga ko atanze ikiganza ngo kugira ngo ikibazo gikemuke, kandi ari we utanga amabwiriza ha delegation ye kugira ngo amasezerano yumvikanyweho n'impande zombi ntashyirwaho umukono? Aho ngaho niho hari ikibazo no kwivuguruza. Ariko noneho yatanze umugabo ku bari bateraniye bose muri iyo nama, ndetse avuga ko n'isi yose igomba kumubera umugabo, yuko atanze ikiganza cy'amahoro. Ibyo byo ntabwo mubona ko yenda harimo ikintu cyo kuba noneho yiteguye kuvuga ati reka nshaka amahoro nyayo y'akarere y'igihugu cyanjye? Ibyo nibyo nise ikinamico rya politiki rigayitse, kubera ko biriya bintu n'ibyo bigamije kugira kwishyira heza, kuko Perezida wa Tshisekedi niba ashaka amahoro, hari amasezerano yashyizweho umukono. Iyo washyizeho umukono bigenda gute? Washyize umukono ku masezerano, ni ukuvuga ko mwahanye ikiganza. Mwanabonye ko ku itariki ya 27 Kamena ikiganza nagihaye Therese Kayikwama Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo. Ni ukuvuga ikiganza cy'amahoro byararangiye, byarakozwe. Ubu ngubu ni ugushyira mu bikorwa ibyo twemeranyijwe, aho kuza gukora iriya kinamico i Buruseli. Nashyire mu bikorwa ibyo twemeranyijweho, kuko biranditse, kandi Perezida Tshisekedi niwe utabishyira mu bikorwa, nta kindi. Aya mahoro ndayatindaho gatoya, nyakubahwa Minisitiri munyihanganire. Kuba Perezida Tshisekedi asaba mugenzi w'u Rwanda Perezida Paul Kagame ko bahana amahoro y'intwari, iri shami ry'umuzabibu w'amahoro mwebwe nk'u Rwanda mwiteguye kuryakira? Nyine nibyo mubwira, yuko ari ikinamico, nabyita ngo nta sincerite irimo, kubera ko iyo ntera yararangiye, amahoro yashyizweho umukono, amasezerano yashyizweho umukono. Nta yindi kinamico rigomba ngo garagara yuko hari kitarakorwa. Ibyo byarakozwe, byararangiye, iyo ntera twarayirenze. Aho tugeze ubu ni ugushyira mu bikorwa ibyo twashyizeho umukono. Naho ngaho Perezida Tshisekedi
avugira hariya imbere ya Global Gateway Forum ati ngewe Tshisekedi noneho niyemeje guhagarika gukoresha izi ndege z'intambara ku birindiro bya M23, niyemeje guhagarika kurasa amavirage y'abanyamurenge, niyemeje guhagarika gukoresha abacanshuro, kandi nkaba niyemeje gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje, harimo no kwemerera delegation yanjye gushyira umukono kuri iriya nyandiko ijyanye n'ishoramari ry'ubukungu. Aho ngaho rwose byari kuba gitsinze, ariko kuza kuvuga ngo ntanze ikiganza ngo cy'amahoro nkaho nta kirakorwa, nkaho nta masezerano yasinywe, n'ibyo nise ikinamico rigayitse ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Ni naho yahereye asaba perezida w'u Rwanda, ndavuga mu magambo ye, gutegeka M23 guhagarika intambara. Ibyo ngibyo u Rwanda mwebwe mufite ubushobozi bungana iki bwo kuba mwabuza M23 y'abanyekongo nk'uko bivugwa gukora icyo bashaka gukora iwabo? Ahangaha perezida Tshisekedi rwose aho gukomeza gukina bene iryo kinamico yagombye kwicara mbere na mbere akabanza agasoma amasezerano yashyizwe mu kono maze akayashyira mu bikorwa, kuko hari amasezerano ya Washington avuga ku kibazo cya FDLR, kurandura umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo ngibyo byanaganiriwe ejo bundi Washington, bemeranywa ko ku itariki ya mbere ukwakira ariyo tariki yo gutangira iyo CONOPS y'iminsi 90. Hanyuma ariko ku rundi ruhande hari ibiganiro bya Doha. Aho ngaho niho AFC 23 yicaye, ikaba yicaranye na guverinoma ya Kongo mu kuganira. Aho ngaho rero niho bazareba impamvu muzi y'ikibazo kiri burasirazuba bwa Kongo hagati y'abanyekongo, kugira ngo barebe uko bagikemura, hanyuma bashake umuti urambye. Ni ukuvuga ko ibibazo byose bireba uyu mutwe wa M23 bigomba kuganirwaho i Doha. Ntabwo rero perezida Tshisekedi agomba kuza Brussels akaza akavangavanga ibintu akabwira ngo perezida Kagame ngo nabwire M23 ngo bivane ingabo zacu. Ibyo ngibyo no gushaka kuyobya Rwanda. Rero yicare ashyire mu bikorwa amasezerano ya Washington, kandi anihutishe amasezerano ya Doha, kuko ni nawe uyadindiza aho hari ibintu bigaragara atemera no gukora nk'ibira byo kuhererekanya imfungwa, n'ubwo ejo bundi yageze aho akabyemera, bakaba bazabifashwamo na Croix Rouge n'umuryango utabara imbabare. Rero ntakomeze kuyobya rubanda, ahubwo ashyire mu bikorwa ibyo yiyemeje i Washington, kandi anashyire ingufu mu kwihutisha imishyikirano ya Doha. Mwabivuze mu kanya kuba perezida Tshisekedi yaravuze ko yari yateguye ijambo agamije gusaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano, ariko agahitamo kurisubika ategereje kumva icyo perezida Kagame ari bumusubize. Kuba atarasabye ibyo bihano mubona yaragambiriye iki? Ibyo nabyo no kuyobya rubanda, kuko yabivuze yavuze ko yari yaje ateganya gusabira ibihano Rwanda, ariko aranabivuga nyine ko uwo message ngo yari yatambutse. Ni bya bindi by'ikinamico navugaga, ariko byose ntabwo bizatuma hari ikigira imbere kitari biranavuze mbere byo gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Niyo ntera tugezeho, ibindi byose rwose ni ibyo kushaka kuyobya rubanda, kwishyira heza, kandi ari we ugaragaza ubushake buke mu gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Mu ijambo rye yavuzemo inshuro ebyiri ko atari gashoza ntambara, avuga ko amahoro n'umutekano bizaba umusemburo w'iterambere mu karere. Ibi byaba byafatwa nk'aho ashyigikiye ya gahunda yo guteza imbere ubukungu bw'akarere, iyo bita mu Cyongereza Regional Economic Integration Framework. None se perezida Tshisekedi yaba atari gashoza ntambara gute, kandi yarivugiye ubwe ko afite umugambi wo kuzarasa mu mujyi wa Kigali atakojeje n'abasirikare be ku butaka bw'u Rwanda? Akaba yaravuze ko afite umugambi wo kuzahirika ubutegetsi bw'u Rwanda, akabivuga ku mugaragaro. Ibyo ngibyo ni imvugo ya gashoza ntambara, ufatanya n'umutwe ushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda witwa FDLR. Utari gashoza ntambara ufite warazanye
abacanshuro bo muri Colombia warazanye intwaro za rutura harimo na turiya tudege twitwara wirirwa urasa abanyamurenge. Ibyo ngibyo byose bigaragaza ko Perezida Tshisekedi ari gashoza ntambara. Ubundi se niba ashaka nyine ko iyi REF, iyi gahunda y'ishoramari rihuriweho mu by'ubukungu, niba ashaka kujya iyo gahunda ijya mu bikorwa, kuki yahaye amabwiriza ba delegation ye ngo ntibayishyireho umukono? Ibyo byose bigaragaza ukwivuguruza kwa Perezida Tshisekedi na image ashaka guha abanyamahanga yo kubayobya, kandi ari we utubahiriza amasezerano twashyizeho umukono. Perezida Tshisekedi avuga ko yiteguye guhura na Perezida Kagame kugira ngo baganire ku nzira yo kurangiza intambara. Perezida Kagame yaba hari umugambi afite wo guhura nawe? Mbere na mbere kuvuga ko Perezida Tshisekedi yiteguye guhura na Perezida Kagame, ibyo ibya binini nyine byo kugira tavugisha ukuri, kuko hari n'ubundi hano muri nama y'i Buruseli hari ibyo Perezida wa komisiyo yari yateganyije bijyanye no gushyigikira iriya REF twavugaga, ariko bitashobotse nyine kubera ko Perezida Tshisekedi atemeye kwishyiraho umukono. Ariko uko byagenda kose u Rwanda na Perezida Kagame twiyemeje gushyira mu bikorwa aya masezerano. Ngira ngo igihe nikigera kondisiyo bazujujwe, harimo yuko bigaragara ko tugenda tubishyira mu bikorwa, ko na guverinoma ya Kongo ibishyira mu bikorwa, icyo gihe wenda igihe kizagira yuko abakuru b'ibihugu bombi bahura. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye radiyo Agasaro Kaburaga. Nijye bashimiye.